tugiye kuganira kuri zimwe muri sinye, zimwe muri signs, zimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ukeneye kujya kureba umutherapist, psychotherapist cyangwa umukansela. Nimero ya mbere rero mbibutsa ko nk'ibisanzwe uko iyo ndi kuvuga amanimero ntabwo biba bivuze ko icyo kintu kiri kuri nimero ya mbere aricyo gifite agaciro kanini kurusha ikindi, mba nabishyizeho gutyo gusa. Sasa nimero ya mbere ni igihe ubona ko ufite ikibazo cyangwa bigukomereye kumanaginga emotions zawe, bigukomereye kuba wayobora amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo niba umaze igihe, twibuke ko ku bintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe bihinduka ikibazo bitewe n'igihe umaze wumva ayo marangamutima cyangwa igihe umaze wibonaho iyo myitwarire imeze gutyo. Ni ukuvuga ngo ubona umaze igihe kirekire utari gushobora kuyobora amarangamutima yawe, ukabona utangiye kujya ureyagisa ku bintu mu buryo utari usanzwe ureyagisa. Iyo ubonye ugira reaction itandukanye n'uko wari usanzwe ureyagisa mu gihe kinini, cyangwa ukabona ujya ureyagisa ku bintu si ubwo kureyagisa mu Kinyarwanda nabyita gute, ntabwo mbizi, gusa iyo ubona ugira reaction ku bintu amarangamutima yawe akuyobora gukora ibintu abandi bantu batajya bakora iyo bagize ayo marangamutima, cyangwa iyo wowe wari usanzwe ukora ibintu, iyo ufite amarangamutima usanzwe ukora gutya na gutya, ariko muri iki gihe ukabona igihe usigaye ufite amarangamutima aya n'aya ntabwo ukibasha kuyafata, ukabona usigaye uyoborwa n'amarangamutima cyane kurusha uko wari usanzwe umeze. Urugero ndaguha, ushobora kugera mu gihe ukabona ntabwo ugishobora kumanaginga umujinya wawe. Ni ukuvuga ngo abantu bose tugira umujinya, ariko ikiremwa muntu, umuntu muzima udafite anomali, tuba tuzi ko iyo urakaye ni ibisanzwe urarakara hanyuma ukaza kwikalma. Ushobora kurakara ugatuka umuntu ukamuzamurira ijwi, ariko iyo bigeze ahantu urakazwa n'ikintu cy'ubusa ukahita ukora ibintu bitajyanye n'uburakari wari ufite, cyangwa ukabona ntabwo ugishobora kwirinda. Buri gihe uko urakaye urakwana, buri gihe uko urakaye urakubita, buri gihe uko urakaye ugira umujinya ukaba wakora ibintu utabanje gutekerezaho, cyangwa se usigaye urakazwa n'akantu gato kagahita kagusaza. Kandi tuvuge ari umuntu wibagiwe gufunga umuryango, ukahita urakara ukamara nk'umunsi wose byakurakaje, uwo muntu wamwanze wamututse uvuga ati nanakunye nagukubita, kandi ari urugi gusa yibagiwe. Urundi rugero nakwereka igihe utabasha kuyobora amarangamutima yawe, ni igihe ufite akababaro kenshi kadasanzwe, akababaro gatuma niba ufite abana udakishobora kuba wava mu buriri ngo ugende ubagaburire, ngo ugende ubavugishe, ngo ugende utekinge care yawo, mbese ubiteho nk'uko umubyeyi agomba kwita ku bana be. Cyangwa ukaba ufite agahinda kenshi gatuma unanirwa kubyuka mu gitondo ngo ujye ku kazi, cyangwa ukaba ufite ubwoba bwinshi budasanzwe butuma utagishobora kujya ku kazi, ya mirimo yawe wari usanzwe ukora, cyangwa ikintu gikomeye mu buzima bwawe ugomba gukora ukaba utagishoboye kugikora kubera ko udashobora kwirengagiza cyangwa kujya hejuru, cyangwa kuyobora ubwo bwoba bwawe no kuyobora amarangamutima yawe. Iki kintu rero ni ngombwa kucyitaho, kubera ko ishobora kuba ari sinye yuko ushobora kuba ufite indwara ya depression, ushobora kuba uri bipolar, ushobora kuba ufite anger management issues ukaba wanakwirasa. Hey no motherfucker man, I fear no motherfucker man, anytime I can kill man, I have anger issues man, man nta mikino man, nakira. Nimero ya kabiri rero kuri iyi liste navuga mu gihe ufite ikibazo cy'imitekerereze iri harmful. Nuvuga ngo igihe utekereza ibitekerezo birimo kwibabaza cyangwa kwigirira nabi cyangwa kugirira nabi abandi. Ahangaha ndavuga cyane cyane ku bintu bimaze iminsi biri kubaho, aho abantu benshi bari kwiyahura.
ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ubundi abyuka ngo ahita ajya kwiyahura umunsi umwe, aba amaze igihe atekereza ese ubundi mpfuye byamera gute, ese ubundi ibibazo mfite byakemuka gute, ese buriya mpfuye si byaba bikemutse, cyangwa ukabona usigaye urakara cyane ukaba watekereza kwica umuntu, ukaba urakara cyane ukumva uriya muntu yambabaje nanjye ndashaka kumubabaza, ukaba wakora ikintu kibi cyane kugira ngo gusa umubabaze ngo kubera ko wumva hari icyo biri bugufashe muri wowe cyangwa biri bukemure ikibazo ufite muri wowe. Urumva icyo gihe uba utangiye kugira ibitekerezo byo kwiyangiza cyangwa kwangiza abandi. Iyi sinye nayo rero, iyi sinye nayo ni ngombwa kuyitaho kubera ko nayo ushobora kuba ari sinye y'uko ufite ikibazo, ushobora kuba uri sociopathe, ushobora kuba uri antisocial, ushobora kuba ufite depression, ushobora kuba akaba ari bimwe mu bintu bigaragaza yuko ufite ikindi kibazo, ufite indi disorder yo mu mutwe cyangwa iyindi ndwara nyine yo mu mitekerereze ariyo iri gutuma umeze gutyo. Nimero ya gatatu rero ni igihe ufite ibibazo mu mibanire cyangwa relationship zawe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi turabyirengagiza, ariko abantu ukuntu twaremwe, ukuntu turiho, turi abantu bari social. Ni ukuvuga ngo turi abantu twaremwe tugomba kuba hamwe. Ni ukuvuga ngo kuba mugenzi wawe ariho, kuba ubana na kanaka nibyo bintu bikubeshejeho. Ubundi iyo uri muri isolement, iyo uri muri isolation, iyo udafitanye contact n'ikindi kiremwa muntu, ni ikibazo bigutera indwara, ntabwo uba umeze neza. Ariyo mpamvu muri iki gihe cya covid kuba abantu barasanga tugomba kuguma hamwe turi twenyine byatugoraga cyane, kuko ntabwo ariko twaremwe. Ntabwo ikiremwa muntu uko Imana yaturemye ntabwo ariko twaremewe kubaho, ntabwo twaremewe kuba twigunze, twaremewe kuba dufitanye imibanire n'abandi. Rero niba ugeze mu gihe wumva ko imibanire yawe n'abantu buri gihe irimo ibibazo, ukumva uri wenyine ku isi, ukumva ufitanye ibibazo n'abantu benshi cyangwa ufitanye n'ibibazo n'abantu bose n'isi yose, cyangwa abantu ukunda ukora ntabwo mukiri kubasha kumvikana, muri guhora mushwana buri gihe, icyo gihe ubwo turavuga ku couple, turi kuvuga kuri mariage. Niba wowe n'umugabo wawe mutacyumvikana, muhora mushwana, mugira miscommunication, mutumvikana, mutishimye, shobora kuba ari kubera ko umwe muri mwe bwafite ikibazo kiri personnel agomba kubanza akadiringa nacyo, cyangwa mushobora gukora therapy ya couple, mukaba mwajyana ku muterapeute, buri muntu akiexprime umukwe. Byiza gufata solution ko bigufasha kumva uko mugenzi wawe atekereza, uko abona ibintu, nawe akabona wowe uko ubitekereza, mbese witwara gutya kubera iki wowe wifata gutya, kuki wareagise gutya ku kintu iki n'iki. Urumva ibyo ngibyo birafasha. Cyangwa ari famille muri kujya muri processus ya divorce, ahangaha naho ni ngombwa kubera ko abana benshi muri iyi minsi bameze nabi kubera ko ababyeyi babo babaturaho ibintu gutya gusa, batabanje kwiga uburyo bwiza bwo kubwira inkuru mbi abana, kuko abana ni abantu bari fragile, ni abantu umutwe wabo baba bakiri kwidevelopa, ntabwo baba bafite ububasha cyangwa imbaraga zihagije zo kuba bakwakira inkuru mbi cyangwa changes. Ni ukuvuga ngo imihindagurikire muri structure ya famille yabo bibaguyeho gutya batazi ahantu byavuye, ko bashobora kubyumva ukundi, bashobora kumva ko ababyeyi babo babajugunye, bashobora kumva ko ababyeyi babo ko abana babaye umutwaro ku babyeyi babo, n'ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Ibindi bibazo ushobora kuba ufite mu mibanire byatuma ukenera kujya kureba umuterapeute cyangwa umukansera, ni igihe uri muri couple cyangwa usanga abantu bari hafi yawe bose ubabuzinga. Ni ukuvuga ngo abantu bose bavuga ko ubahohotera. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo muri wowe gituma we guhohotera, uhohotera abana bawe, uhohotera abakozi bawe. Ni ukuvuga ngo ufite personalite yawe ifite ikibazo, ufite disorder muri ufite disorder, ukeneye kugenda ukaganira n'umuterapeute akagufasha kwikosora, akagufasha kureba wowe ikibazo kiri, ko akenshi nta nubwo wowe uba wumva ibintu ukora ari byo, ariko niba ubona abantu bari hafi yawe bose bakubwira kuri abusive,
cyangwa niba uri no muri relationship ugasanga buri gihe uba uri kumwe n'abantu bari abusive, buri gihe ukundana n'abantu baguhohotera. Umugabo wawe yaraguhohoteraga, uwa kabiri araguhohotera, uwa gatatu araguhohotera. Ni ukuvuga ngo uba ufite ikibazo nawe uba ukeneye kumenya ese ni ukubera iki. Hari igihe usanga ari ukubera ko ababyeyi bawe baguhohoteraga, akaba ariyo sinye y'urukundo. Uzi uko ababyeyi bawe bagufataga bidetermina uko wiga ubuzima, ku buryo usanga ubundi umuntu yajya kuguhohotera ntabwo aguhohotera ku munsi wa mbere, aba afite ukundi kuntu, usanga ari nko mu narcissistic ku buryo kaga personality k'aba narcissistic, abantu bafite narcissistic disorder bafite ukuntu bagukacinga mbese. Rero iyo ugiye gukora therapy bakwereka aho ibintu byose byagiye bipfira. Ntabwo bakwereka ariko bigufasha kumenya aho ibintu byagiye bipfira, kuko niwo ukora urwo rugendo ukaza kwiranda konti ni kubera gutya na gutya na gutya. Sinye ya kane rero ari nayo ya nyuma kuri uru rutonde, ni igihe wumva ufite self esteem. Igihe ufite low self esteem ni ukuvuga ngo igihe wumva wifitiye agaciro gake, wikunze gake. Ikizagaragaza iki ngiki ni igihe uzumva ko igihe uzumva bigukomereye kwikunda, ukumva biragukomereye kwiyizera, n'ibindi nyine byumva. Urugero natanga ni igihe bigukomereye kwikunda no kwishimira uwo uriwe, nibwo bituma usanga bizarangira ugize ikibazo cya eating disorder, ariho usanga umuntu arya cyane kuko aba atitaye kuri fizike ye, cyangwa se ugasanga umuntu ntabwo arya kubera ko atishimiye ukuntu ameze, kubera ko abona ari nk'umobeze. Hari indwara imeze gutyo, usanga umuntu ameze gutya nk'agati, ananutse, kandi kuri we yakwireba akabona aracyabyibushye cyane. Kubera iki? Kwa kwenda yakuze iwabo bamubwira ngo reba uko kimeze, reba uko kingana, akumva ntabwo akunze umubiri w'ukuntu umeze, bigatuma agira izo disorders. Kandi wanapfa kuko ntabwo uba urya intungamubiri, urumva umubiri wawe utawugaburiye. Iyindi sinye izakwereka ko ufite low self esteem ni igihe uzasanga bigukomerera kuvuga no. Hari abantu bameze gutyo batazi gushiraho boundaries ukavuga nko gushyira imipaka ku munezero wawe, imipaka ku bintu ugashiraho. Ni nk'igipangu, urabona iyo ushyize igipangu ku nzu yawe aba ari ukugira ngo abantu binjira mu rugo rwawe aba ari abantu wowe ushaka ko bazamo. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufite ikibazo cya low esteem, ufite ikibazo cy'uko ufungurira umuryango abantu bose, n'abantu bakubabaza, n'abantu bakwabuzinga, n'abantu batagufitiye umumaro, n'abantu baza kukumanipula, abantu udakeneye mu buzima bwawe batuma ujye usubira hasi, bose ugasanga ujya ubinjiza mu buzima bwawe. Ntago ujya umenya kuvuga no, uvuge ngo no, uvuge ngo enough is enough, uvuge ngo niba uyu muntu atuma mera gutya na gutya, tureke kuba inshuti, tureke kuvugana. Peu importe uwo muntu uwo ari we, yaba ari papa wawe, yaba ari mama wawe, yaba ari umukunzi wawe, yaba ari umubyeyi wawe, niba uri kubona ari kukwinjirira mu buzima cyane kandi mu buryo budakwiriye, iyo ufite self esteem ihagije, umenya kuvuga ngo izi bullshit ntabwo ndishaka, kumenya kuvuga hoya kuri BS, ukamenya kwakira ibigufitiye akamaro no kwegezayo no kurekana imibanire n'ibintu byose bitagufitiye akamaro. Nsoza iyi video rero, niba ugejeje kuri uyu musozo, ndagushimiye cyane, ko ndabizi ko hari abantu benshi batagejeje hano, ariko nizere ko utaregrese impamvu urangije ino video. Hanyuma zino sinye, bino bimenyetso natanze hano ntago ari byo byonyine gusa, ni bimwe biri common, ni bimwe bikunze kugaragara kenshi. Rero liste yo ni ndende, n'ama example ni menshi, ntabwo yose nayavuga, ariko nakoze nka summary cyangwa icyegeranyo ku buryo ngushiramo ibintu bike ariko byangombwa. Hanyuma rero wakoze kubana nanjye, ikiganiro nakagaruka nkwibutsa yuko ushobora kunyandikira kuri Instagram Nene Rwanda, hanyuma
na hano kuri commentaire ukaba washiraho suggestion y'ikintu wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Mwakoze, Imana ibahe umugisha.